wamureba neza mu ntebe yihariyeho y'ubusesenguzi bwa siporo. Ni umusore utarya indimi kuri iyo ngingo bitewe na byinshi abitse mu bwonko bwe. Nawe ubwe yivugira ko akurikije ubwinshi bw'ibyo abitse mu mutwe, umwanya wo kubivuga umubana muto. Ahubwo ngira muto wo kubivuga. Ngwiki? Umwanya mbiha uretse gato n'umwanya mvuga. Mvuga umwanya muto para raporo y'ibintu mba mfite mu mutwe. Ni umusore ufite igikundiro kidasanzwe bitewe n'uburyo akora akazi ke neza, by'umwihariko iyo bigeze mu kiganiro urubuga rw'imikino cyo kuri radiyo Rwanda akubita abangura mu busesenguzi bwihariye. Ijambo ubusesenguzi kuri we ni ijambo ribangukiye buri muntu wese. Na Miss Nyambo yarabyivugiye avuga ko Rugaju Rigani agiye kumutereta yamutereta mu busesenguzi. Koze ngundana na Rugaju. Cyaba bimeze bite? Urumva bya bimeze gute? Yajya nereta mu buryo bw'ubusesenguzi. Rugaju Rigani akenshi umwanya we ahorera kumva ibiganiro bya siporo ndetse n'ibya politike, ndetse agakunda no gusoma ibinyamakuru. Ibyo byateye umunyamakuru umwe kumubaza niba ajya abona umwanya wo kwihererana inkumi, bimwe bita gutereta. Mu kumusubiza avuga ko rwose uwo mwanya atawubura nk'umusore nyine kandi wifuza kugira umuryango mu minsi iri imbere. Ndatereta ni ibisanzwe rega ku muntu wese w'umusore wabigiye kwirarira no kubeshya, ugiye kuvuga kutajuvugisha. Ubuse ubabona umwanya koko cyangwa uri kwirira? Urabubona wawuburira gusetsa. Nihatabaho kwitabaza uburyo bwo kuvunagura buraza kudukeraho, kuko uyu ni umusore wihariyeho byinshi byo kumuvugaho. Rigani ni umusore ukunda gusenga cyane. Ibi ntavuga ko yatojwe na nyirakuru kuva akiri muto, gusa ngo nubwo yatashye aracyanabimushimira cyane, kuko ngo gutozwa gusenga akiri muto byamuciriye inzira mu buryo bukomeye, kuko ngo byatumye yizera Imana kandi ibitangaza byayo ntasiba kubibona uko bukeye n'uko bwije. Rugaju Rigani ni umusore ufata umwanya we kuwa gatatu nyuma ya saa sita no ku cyumweru akajya gusenga, kuko ngo bimuha amahoro yo mu mutima. Nkunda gufata igihe nkajya mu rusengero ngasenga, ngafata igihe rwose kuwa gatatu nkajya gusenga nyuma ya saa sita, dimanche nkajya gusenga. Nimvuga gusenga kuri Rugaju Rigani, ibi birakwibutsa isengesho yasengeye ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Dushaka kujya muri Kani umutima ukabishaka ariko mu bikorwa bikatunanira, nkuko wagabije Dawidi Goliyati tugabize Bene uyu munsi wa none. Turakwinginze Mana Nyagasani, tanga ibyishimo mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda, ongera kuduha kwishima no guseka, ongera kudusubiza mu gikombe cya Afurika. Turakwinginze, turatakambye ngo ibyaha twakoze n'iby'ibisekuruza byabanje byakoze byaba bituzanaho imikasiro kugira ngo Bene dutsinde, ubitubabarire, udusige umugisha wawe, udusige amavuta, uduha imbaraga. Shyira muri Kagera ibitego, shyira muri Rubanguka kureka ipera, shyira mu muzamu Fiacre gukuramo imipira, shyira muri Carlos ubwenge buvi wawe mutoza nyimace, shyira muri stade imbaraga. Bene hagera icanganyikirwe, ibintu biyiyobere, ikubwe n'ikintu cy'ubwoba, itangatangwe n'ikintu cy'intege nke, twe gutwuzuzemo imbaraga, uduhe gutsinda uyu mukino, tubashe kugera ku mwanya wa kabiri, uzanaduye kugera mu gikombe cya Afurika ndetse na Mozambique. Tubigusabye tubyizeye kubikora kandi kushobora byose mu izina ryawe, amen. Nyuma y'ibi byose tumaze kukubwira, Rugaju Rigani ntawema kugaragaza amarangamutima y'urukundo yerekwa n'abakunzi be, yaba abakomeye n'aboroheje. Ibi rwose ngo biramurenga akajya no kurira. Nje njya mu cyaro umuntu akazana inkoko ngo norora inkoko ngo akira inkoko. Umuntu akazana igitoki ngo twejeje ibitoki ngo mubaruta hano iki gitoki. Nagiye ikirehe umuntu azana umufuka urimo inyanya. None se tutizimbye mu magambo, Rugaju Rigani ni muntu ki? Inyandiko z'amateka se zishura iki ku buzima bwe? Urugendo rwe se mu itangazamakuru rwo rwari rumeze rute? Reka dusasanure byose tudasize na kamwe tukubwira Rugaju Rigani uwo ari we. Ni byiza gukanda subscribe niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Uramutse kandi ukunze iyi video wakanda like. Nge nitwa Obed Rugwiro, nguhaye ikaze.
Amazina ye ni Ndayishimiye Rigani, gusa benshi tumuzi nka Rugaju Rigani. Izina Rugaju ni izina ry'umuryango akomora kuri se umubyara, aho buri mwana wese bavukana mu mazina ye harimo iri zina Rugaju. Rugaju Rigani se umubyara yitwaga Rugaju Manase, mama we yitwa Sifa. Rugaju Rigani avuka mu muryango w'abana 7, abahungu 4 n'abakobwa 3. Rigani yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahitwa mu Minembwe, gusa nyuma y'umwaka umwe avutse bimukiye mu yindi karitsiye yaho muri Kongo nyine imurenge mu gace kitwa mu Bibangwa. Nyuma y'imyaka 5 gusa avutse, ndavuga mu 1998, mu mpera z'uwo mwaka baje gutura mu Rwanda baba hitwa mu Gatsata, ari naho uyu Rugaju Rigani yakuriye akanahiga amashuri abanza kuri Ecole Primaire de Gatsata, ndetse arangiriza amashuri abanza atsinze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza nyine, bityo segonderi ajya kuyikomereza muri Collège de Gisenyi. Arangije umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye yaje kurokarasa yimukira mu kindi kigo i Kayonza, aharangiriza nabwo atsinze ikizamini cya leta, yoherezwa kwiga muri Christ Roi i Nyanza. Christ Roi niho Rugaju Rigani yarangirije amashuri yisumbuye, asoza afite amanota meza, abona buruse ya leta, bityo kaminuza ayikomereza muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi. Agaraduwetinga muri 2016 mu birori byari bishimishije cyane, byari byitabiriwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, abashimira ko basoje amasomo neza mu birori byabereye muri Stade Amahoro. Buri munyeshuri wese ukirangiza kwiga atangira kujya kuri pressure yo gushaka icyo yakora, no kuri Rugaju Rigani niko byagenze. Bitewe n'uburyo yakundaga ibijyanye na siporo, yakundaga gukurikira uwitwa Rugimbana Theogene ubu usigaye yibera muri Korea. Uyu Rugaju Rigani yafashe urugendo mu kwezi kwa 11 kwa 2014 ajya kureba uwo Rugimbana wakoranaga ikiganiro cy'imikino na Axel Rugangura kuri Flash FM, amwereka ishyaka afitiye siporo ndetse anamugaragariza uburyo yifuza kuzaba umunyamakuru wa siporo. Rugimbana amubera umwana mwiza, amufasha kubona imenyerezamwuga kuri Flash FM ariko adahembwa. Nyuma y'amezi 3 ajya kuri Contact FM, nabwo abona nta mafaranga ariko bibonamo, yigira inama yo kwisangira famiye yiberaga muri Kenya, aho ni muri 2017. Uwo mwaka wa 2017 Rugaju Rigani yawumaze muri Kenya. 2018 agaruka mu Rwanda ahamagawe na Rugimbana ngo asimbure uwitwa Rutamu Elijo wari ugiye kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe nibwo Rugaju Rigani noneho yatangiye gukora nk'umunyamakuru bihemberwa, akorana na Rugimbana kuri Radio 1 kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 5, aho Rugaju Rigani yahagaritse gukora kuri Radio 1. Ntibivugweho rumwe, bamwe bakavuga ko yaba yarasuzuguye Rugimbana akirukanwa, gusa Rugaju Rigani avuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa, ndetse ko ari inshuti y'akadasohoka ndetse ikomeye cyane ya Rugimbana. Rugaju Rigani akimara kuva kuri Radio 1 nibwo yatangiye gukora ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA kuri Radio Rwanda mu kiganiro urubuga rw'imikino, no kuri Televiziyo Rwanda mu kiganiro RTV Sport n'icyitwa Cafe Sport. Kuri ubu Rugaju Rigani ni icyamamare akaba n'ikirangirire, biragoye cyane ko waba utamuzi, ndetse biranagoye cyane ko waba utamukunda. Umwaka wa 2008 ni umwaka washenguye cyane Rugaju Rigani, kuko nibwo se umubyara Rugaju Manase yasinziriye. Kuri ubu Rigani afite umubyeyi umwe ari we mama w'umubyara, kuri ubu usigaye aba muri Canada hamwe n'abarumuna ba Rigani 2. Rugaju Rigani kandi iyo ageze ku rupfu rwa nyirakuru nabwo arababara cyane, bitewe n'uburyo yamureze neza, dore ko igihe kinini Rigani yakibaye kwa nyirakuru. Kuva akiri muto nyirakuru amutoza gusenga ndetse akamurera neza cyane. Umunsi apfa Rigani ngo ntabwo yabyemeye, ibyo bituma asaba umuganga uburenganzira yinjira muri morgue. Icyamwemeje ko byarangiye ngo akiriho, nubwo yabaga asinziriye akumva ijwi rya Rigani, yaramusubizaga nubwo yabaga ari mu bitotsi, ariko icyo gihe
ntibyashobotse kuko ikiganiro cy'iminota 3 yose yamuganirije ntigeze amusubiza cyangwa se wenda ngo anyeganyege. muganiriza iminota 3 ngwana no kugira ngo mpakikishe making sure ko ngira ku mazuru kugira ngo making sure ko koko ibyo muganga ambwira nibyo. Rigani aravuga ati wenda y'Imana iza kumwongerera indi myaka 5 nkamwitura ibyo yankoreye. Ngibyo ibyo twe twaguteguriye kuri Rugaju Rigani. Naha dusoreza ikiganiro cy'uyu munsi tunagushimira cyane utwabanye. Nkibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda nawe ubutaha. Imana ibarinde.